Ibihe byiza nibyo tubifurije mwebwe mukomeje gukurikira Umuseke TV tugiye kuganira turi kumwe n'umunyamakuru Louise Uwizeyimana akaba akorera Intego TV. Ni ikinyamakuru mukwiye kujya mureba, gifite amakuru ajyanye n'ubutabera. Ni nabyo tugiye kugarukaho. Twasuye umunyamakuru Jean Paul Nkundineza ndetse tunasura mugenzi we witwa Theoneste wakoraga Umubavu TV. Bose twagiye tuganira tumenya imibereho yabo muri gereza, ndetse bagira n'ibyo badutangariza ku bijyanye n'ubuzima bwabo bwa hariya muri gereza ya Mageragere, ndetse n'ubuzima bw'abandi bafunganywe. Niho twamenyeye inkuru y'uko umunyamakuru wamenyekanye cyane hano mu Rwanda mu bavuga igifaransa, Jean-Gilles Mazuru bakundaga kwiyita JJM kuri Radio Rwanda ndetse na televiziyo, nawe ari hari Mageragere. Turaza kubabwira impamvu imufunze, ariko tubasogongejeho nuko yamaze gukatirwa imyaka igera ku 10. Reka rero twakire Louise Uwizeyimana. Louise, ndagusuhuje cyane. Yewe ndagusuhuje cyane nanjye. Ndabona umeze neza? Yego, ndashima Imana. Hariya Mageragere ubundi bahita Madrid cyangwa bakahita ngo mu kindi gihugu, kuko ufunguwe avuga yuko atashye mu gihugu. Hari ahantu ukurikije uko wasuye abagororwa bahafungiye, watubwira inzira bacamo nuko wahabonye? Mana yanjye, kuva nabaho nibwo bwa mbere nabonye urugendo rurerure. Okay, so bwa mbere ngiyeyo, si bwa mbere ngiye gusura abafungwa. Ariko Mageragereho buriya ni nakure. Kenshi abantu bagifungirwa hariya 1930 aho bitaga 1930 mbere. Byari byoroshye kuko hari mu mujyi hagati na bisi yakugezaga hari ugahita umanuka, ariko Mageragere manange ni kure. Icyo nabwira abantu barimo kumva Intego TV na Umuseke TV ni kure pe, ukurikije ukuntu hagendetse. Na ahantu ku bantu batega amabisi harimo akagendo, n'umuhanda urimo ivumbi, ariko nkurikije amakuru nabumenye nuko benda kuzahakora, bafitiye umugambi wo kuhakora uriya muhanda ukamera neza, ariko ni umuhanda utari na mwiza mu by'ukuri. Ariko noneho icyambere cyo nuko uru rugendo, reka mbanze ngushimire kwanza Anje, kubera ko watumye mpaguruka njya gusura abavandimwe. Afite nahagurutse iwanjye nishimye, kubera ko ngiye gusura abanyamakuru bagenzi banjye. Nagiye nishimye, nageze kuri gate nishimye hariya aho binjirira, ariko mpageze byabanje kunshanga. Cyambere cyo twari dufite imodoka, nibazaga niba imodoka iguma hariya hanze, niba iri buzamuke ikajya ruguru, kuko nigeze njya gusura umunyamakuru Robert Mugabe. Bona n'urugendo rurerure kuva ahantu kuri gate yo hepfo kugera aho basurira. Nibazaga rero ukundi bubigenze, niba ndi bwongere kugenda urwo rugendo, burandi n'umunebwe kugenda, numvaga bitari bunyorohere. Ariko ibaze ko abantu bacuruza mobile money nibo bambwiye ko ushobora kuzamura imodoka. Bambwiye ati nyamara nimbabwiye ati mwamvaniyeho udufaranga kuri telefone, barambwiye ati ati nyamara ahubwo ushobora no kuzamuka n'imodoka ukagera hano, ndabona uri umunebwe kugenda. Ndavuga ati biraruta. So nageze rero hariya mu by'ukuri, wa mugari naho ni nko mu gindi gihugu, kubera ko urumva hari service za mobile money. Hari abantu bari bacuruza ibintu by'imineke, abantu bashaka ibintu by'imbuto ku muhanda aho ngaho, rwose biba bihari ku buryo nawe inzara itahakwicira. Urabizi ko hari abantu benshi cyane, uhageze ubona ko hari abantu benshi cyane. Ikintu cya mbere nyagira cyanshotse, numvise kinkomanze ku mutima. Nabonye abantu bashaje cyane, abamama ababyeyi b'abakecuru bashaje cyane, bashobora gutekereza ko bafite nk'imyaka na 80 ndetse abo baba bagiye gusura abana babo cyangwa mu miryango yabo, cyangwa n'abantu no baba bafunzwe? Ni abantu nyine bari baje gusura nk'abo mu miryango yabo, ariko ukabona ni nka wa mukecuru uvuze ati ntazapfa ntarebonye umwana wanjye. Umva nabibonye numva nyine birambabaje, ariko ni ibyago. Uyu byaye umwana ukagira ibyago agafungwa, agakora ibyaha cyangwa agakekwaho ibyaha, bigatuma ajya hariya ahantu. Birababaje nk'umubyeyi byumvikanaga. So
nkomeje gatoya rero twanazamutse biragoye manange we anje ariko buriya wabibonaga wowe hariya hantu reka tunyuriremo abatarajya gusura abafungiye hariya muri gereza ya Mageragere. Uko bigenda urabanza ukagenda ukitegura. Hari abantu baba bacuruza imifuka, udufuka two guhahiramo abagororwa. Hanyuma hari izo serivisi z'abatanga mobile money, hari abarinda ibinyabiziga. Hanyuma muri procedure rero zisanzwe iyo uhageze usanga abantu bari ku murongo muremure. Uwo murongo akenshi bari muremure, ntabwo igihe cyose bari muremure, biterwa n'amasaha, ariko mu masaha ya kare birumvikana ko bitewe n'uko ari kure hari abazinduka kugira ngo baze gutaha n'ubundi hakiri kare bagere iwabo. Hanyuma rero iyo uhageze uragenda bakakwakira abacungagereza, ndetse banatanga serivisi nziza mu by'ukuri, kuko urebye nta kimenyane kiba gihari. Mwese murazamuka mukandika abo mushaka gusura, hanyuma mukandika n'amazina yanyu na nimero y'indangamuntu. Hanyuma mwahava mukajya kubitsa telefone. Nabyo bikorwa ku buryo bwo kugira ngo ubikije telefone aze kugaruka ayibone, kuko kwinjirana telefone imbere mu igororero ntabwo byemewe. anje tukiraho ibintu byo kwiyandikisha no kubika telefone, mana we umva ari ahantu urabona wagira ngo ndimo kubaza abantu ngo y'imvura yaguye haba hameze gute, bambwiye ati twe ntabwo imvura iragwa tuhari. Ndimo kwibaza ahantu imvura ntabwo igihagwa, na izuba rirakwica, izuba riragukubita agahanga kakabyumva kweri, noneho ugatangira kwibaza ngo ninjye mfunze cyangwa n'umuntu nje kureba ufunze. Mbese pe ari ahantu abantu batashobora kwihangana gusura umuntu biragoye. Ni ukuvuga ngo umuntu usura umuntu hariya nabitegereje, mbona abakecuru, mbona abana baje kureba ababyeyi babo, ndavuga nti muri intwari. Ariko ni byiza ko umuntu agira uwo mutima, kuko iyo wagiye gusura abantu uba wahisemo kwigomwa uwo mwanya kugira ngo ujye kureba umuvandimwe cyangwa se inshuti. Ikindi ni uko buriya mu marangamutima ya muntu nta muntu utahura n'ibyago. Hariya twanashishikariza n'abantu mu by'ukuri kujya gusura abantu baba bafungiye hariya, ko hari ababa bahari badafite abantu babageraho. Rero ni byiza kubasura kugira ngo abo bantu nabo bagire sense, bongere kugira ubumuntu muri bo. Turaza kubigeraho emosiyo z'umuntu wasuwe, yongeye kubona n'abantu bo hanze, swati baziranye, swati guhuzwa n'iyo sano y'uko hari ikintu wamushyiriye. Ni ibintu bimufasha kongera kumva yuko nawe ari umuntu, kuko mu by'ukuri hariya ngo hari abantu baba bahari badafite ababageraho. Rero tuvuye muri iyo procedure yo gutanga amatelefone, ubwo duhita tuzamuka wa muhanda. Ufite imodoka aremererwa, baramusaka akazamuka akagera neza aho abagororwa cyangwa se ni abagororwa, ariko aho abagororwa bari mu igororero bahura n'abaje kubasura. Dusimbutse kujya nko kubagurira ibintu byo kubashyira, niho ngeze. Hanyuma ubwo iyo ugeze aho ruguru uhasanga hari isoko. utaragera haruguru buriya hariya ahantu uriya muhanda nturimo nka kilometero hari ahantu hareshya gute? Kuva aho wasize telefone ujya ahari isoko hashobora kuba harimo nk'ikilometero kimwe cyangwa se metero 800, ariko ni ahantu haterera. Ikindi nta kaburimbo irimo, harimo utubuye, harimo ivumbi ryinshi bituma bisikana, abantu bacamo, imodoka zinyuranamo, haratereye, mbese haragoye kuhazamuka. Harimo akagenda, ariko si kanini ku muntu umenyereye kugenda n'amaguru. Hanyuma ubwo iyo ugeze aho ngaho rero hari isoko, biba byemewe ko uhahira wowe wagiye gusura, ukamugurira ibyangombwa akeneye. Wenda nabonye abenshi bagura umugati, bakagura isukari, bakagura isabune, hari n'abagura inyama twa brushette. Nabyo wabibonye? Ahubwo hari ikintu nahabonye, hari ikintu inkoko. Mana njye nagiye hano muri restaurant nsanga abantu baragura inkoko bakazibashyirira nyine muri emballage. Ugura inkoko yose yuzuye
bakaguha ifiriti ku ruhande bagashyiraho mayoneze bagashyiraho utuntu tw'udusalade bakabikuzingi bakabyambara muri ambaraje warangiza ukishyura ngira ngo 15,000 amafaranga 15,000. So ni ukuvuga ngo umuntu ukuyafite kubera ko ntabwo ari bose baba bayafite, umuntu udaheruka kurya ku gakoko hariya nabonye ko bishoboka ko umuntu rwose yagurirwa inkoko. Resitora nahabonye rwose nabonye iyo serivisi yitanga. Si ibyo gusa nyine hari ibintu bigiye bitandukanye, ariko nanone Louise kugira ngo hariya hantu uzabashe kugura ikintu muri uriya mubyigano, hari abantu badakunda umubyigano, sinzi icyakorwa kugira ngo babashe kubikosora, ariko ubona ko kugira ngo abantu babone ibyo ngibyo turimo tuvuga akenshi bisaba kubyigana, bisaba n'imbaraga. Ahantu hose hari imibyigano, mwabyumvise ko duturutse hasi hari imibyigano, noneho no kugura ikintu cyo kurya ushyira umuntu wawe, kugura isabune se, papier y'amasuku, impapuro z'isuku, mva hari ahantu urabyigana. Ni ukuvuga ngo hari abantu badashoboye kubyigana bagenda bakicarira ati wenda abantu bose nibarangira nibwo turi buze kugura. Ikindi kandi hari ibyo ujya kugura ugasanga byarangiye, nabyo ni ikibazo. Buriya narebye uburyo amata y'Inyange abantu babanje kuyashaka barayabura hariya, urumva ni isoko wenda ritoya cyangwa ntabwo babiteguye ko hari urumva watubwiye ko hari igihe haza abantu benshi cyane, hari n'igihe haza abantu bagereranije. So rero umucuruzi wenda we ufite ririya soko ryo gucuruza hariya, ndibaza ko rimwe na rimwe aravuga ati wenda reka nshyire muri moyenne ntazana byinshi wenda bitari buze kurangira. So nabonye ko hari abantu babuze ibintu bimwe na bimwe bashaka kugura, hari igihe wajya gushaka ikintu ukakigura, hari igihe ujya gushaka umuryango umwe watonze warwanye ukakibona, wajya gushaka ikindi bikagusaba kujya gutonda ahandi nabwo ukagishaka kugeza igihe ukibonye. Umva ni intambara hariya. Ku bw'amahirwe rero ibyo wagiye gushaka hariya mu iguriro urabibonye, noneho ugiye nanone mu wundi mubyigano. Uwo mubyigano nuwo gusoma lisite z'abantu wagiye gusura, bagenda babahamagara mu bikundi. Madamu Louise, nabyo harimo akazi. Mana yanjye we, hari ikintu wari uvuze mu kanya ngo abacungagereza hariya ndashaka ko abantu bumve ko nibwo bwa mbere nabonye barimo gutanga serivisi imeze kuriya. Urumva nakuye ko atari ubwa mbere ngiyeyo, ariko nabonye ukuntu bakorana imbaraga, bakorana ubwitange kugira ngo boruganize ibintu, kandi biri impossible kugira ngo abantu bajye ku murongo, abantu bicare nk'uko babageneye intebe zo kwicaraho, kugira ngo ubwire abantu ngo nimuceceke, kugira ngo mikoro zivuga abantu bumve. Umva kujera abantu ubwabyo ahantu hari kuri abantu bose bari hariya bababaye deja, bose bajya kuhagera bamaze kugira stress. Ni urugendo rugoye, ujya kuhagira deja umutwe uri kukurya, watangiye kugira stress, urimo kwibaza noneho mbite niruke. Of course uba wagiye kureba umuntu wawe, ntabwo wabita, ariko abacungagereza bagerageza kwitwara neza. Mana we, kera bayaga bavuga ngo hari n'igihe bagukubita, ariko narebye ukuntu bagerageza kubwira abantu rimwe na rimwe n'ubabwiye akangata, ariko ukabona ntabwo ashaka guhohotera umuntu w'umukecuru. Yagera ku mukecuru ati mama, mbese ibintu nk'ibyo nge nakunze uburyo abacungagereza hariya bitwaye. Niba bihoraho simbizi, ariko nabihomaritse rwose, numva ndavuga okay, at least aka ni akantu kagize. Ariko biragoye cyane kugira ngo umubone umuntu wawe. Dore ikibazo, urwo rugendo twese abantu niba bumvise uburyo wabisobanuye, twandikishije amazina y'abantu bacu turi kuri gate yo hepfo. Noneho dufata umwanya wo kuzamuka amasaha n'amasaha wenda n'amaguru kugera wenda si n'amasaha ariko bivuga, ariko harimo akagendo. Ujya kugera ruguru, ujya kugura ibyo umugurira, wenda deja yamaze gusohoka, bamuhamagaye ko babatwaye amaliste kare yuzuye, bakabahamagara akaza umuntu wawe akakubura. Iyo kubuze ahita asubira ati namubuze, wenda akajya kuryama kuko ntawongera kumuhamagara. Mana we, uramutegereza ukabaza ati ko umuntu ataza, ahubwo ati andika ku dupapuro wenda twamuhamagaye araza asubirayo. Nabo ntabwo bashobora kurebera byose rimwe, ninde wari waje asubirayo atabonye umuntu we, bakaza ukandika udupapuro ka mbere. Ese mwamubwiye rimwe na rimwe ukandika, kandi rimwe na rimwe ugahagarara ukavuga ati reka ntegereze ubwo nzi Mana yanjye. Ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye. Urumva abantu baba bari muri sale, harimo intebe, hanyuma imbere yabo hari grillage cyangwa se
ziriya ariko ni giriyaje nibyo ntago nibeshye, ni giriyaje ndende ku buryo umugororwa adashobora gusohoka. cyakora ku buryo basuhuzanya ni ugutanga ikiganza asa n'ukinyujije muri giriyaje cyangwa se apepera akoze kuri giriyaje, hanyuma uwaje kumusura nawe akamuha ikiganza. Mu by'ukuri ntabwo akenshi bagirana kontakite iri fizike ngo bahure. Ubwo aho imbere ya giriyaje aho abagororwa benshi baba bari haba hari intebe, ndetse n'inyuma hari intebe. Noneho iyo ugize amahirwe ukabona uwawe waje kureba, babaha umwanya nk'iminota nk'itatu cyangwa se 3 n'igice, mukicarana mukaganira, akakubwira amakuru nawe ukamubwira amakuru, cyane ko aba ari menshi. Hanyuma nyuma umucungagereza akaza kumubwira ati igihe cyageze vaho, noneho mushyire bya bindi wari ufite. Hanyuma ubwo iyo ahavuye muragenda none mukabonana ukabimuha, ntago muhuza kontakite. Ufata bya bindi wari wamuguriye ukabimuhera muri giriyaje akabitwara, hakaza abandi. Louise, tubwire, wari wagiye gusura abanyamakuru bagenzi bacu, ndetse ntabwo ari ibintu wari wababwiye. Gusura uyu munsi birasa n'ibyatunguranye. Wabyakiriye gute ukimara kubona uwa mbere twabonye ni Jean Paul Nkundineza? ngira ngo uwa mbere twabonye ahubwo ni Theoneste. Theoneste twari twagiye twanditse Jean Paul Nkundineza, Theoneste aba ari uza bwa mbere, ariko twamubonye aje ku nshuro nk'iya kabiri, kuko yatubwiye ko Jean Paul wigeze kubonana ubwo yaragarutse muri bwa buryo wigeze kuvuga yuko baza bwa mbere, kubera yuko abanditse liste kare, hanyuma bagahamagara, baza bakasanga ntimurahagera kubera ya nzira twavuze, noneho bakaza kugaruka. Koko uwaje uwo twahuye bwa mbere ni Theoneste Sengimana w'Umubavu TV. Nibyo Ange, njyewe nakubwiye ko nahagurutse iwanjye nishimiye. Ni ukuri nashakaga kujya kubasura, nari maze n'igihe, urabizi ko twari twabivuganye turabipanga inshuro nyinshi ntitwabishobora guhuza gahunda. Buriya nari naranabipanze na Oswakime, nawe numvise ko mwavuganye nawe ntitwabasha guhuza gahunda. Njyewe nari mfite n'isoni, nari mfite isoni kuri inkomanga ku mutima, ndimo kuvuga abagenzi banjye ni gute batarambona. Kameye bari abantu twarakoranye, bari abantu n'inshuti zanjye, bari abantu n'abavandimwe banjye, bari abantu ibintu byabayeho byaba no ku bandi bantu. Hari akantu wavuze ngo abantu bajye basura abandi. Mu by'ukuri umuntu uri mu kaga, umuntu uri muri gereza ujye umusura. Buriya n'urwego rw'amagereza n'igorora, buriya nabo barabishishikariza abantu bati naho yabarakoze iki mu musure, kugira ngo yirememo agatima ko ashobora kongera kuba umuntu. Uzi ko yisura umuntu, urabizi ko bimufasha no kugororoka. Rero ngarutse ku kibazo wari umbajije, umwana wanjye we Theo namuboneye kure, azamura akaboko, nzamura akaboko, mva yishimye, nanjye ndishima cyane. Numvise mbaye nk'usheshe urumeza kubera kwishima kwa kunari maze igihe. Ikintu cyanshimishije cyane kurusha nkimubona, yasaga neza, abyibushye, ameze neza ku buryo ntabitekerezaga, kubera ko hari amakuru hanze yavugaga ko afungiwe muri hariya bahita gute, ari abavugaga muri kasho mukato. Okay, yambwiye ko aba ahantu ngo haruguru muri kasho bataba hamwe n'abandi, ariko uburyo namubonye n'uburyo ambwiye nabo babana namaje ibibazo byinshi. Mvuna nishimye, namaje ibibazo nk'ijana mu isegonda imwe, nuba kubisubiza ngira ngo nzasubira yansubize byose kuko ntabwo yari kubirangiza. Ariko nishimye cyane, nawe noneho yishimye cyane ku buryo ntashobora kumva. Of course yatubwira ko yari yumvise, ibaze ko yari yaranyibagiwe imyaka 2 hafi 3 ni myinshi, yari yaranyibagiwe ngo yumvise nk'umuntu wanditse ngo Louise nguje gusura Theoneste na Jean Paul. Avuga Louise no wahe yumva gatanyibuka, yumiwe, ambonye yumiwe, nibwo yanyibutse marange numiwe nanjye. Sengimana Theoneste amaze imyaka 2 n'igice afunzwe, hanyuma akaba ataraburana mu mizi. Ni n'ikintu yibaza cyane, avuga ati kuki ubu nta tariki nzaburaniraho, birakwiye ko nkwiye kubona itariki nkaburana, kubera ko maze igihe kinini cyane. Mu by'ukuri yafunzwe kuri kese y'abantu bashaka gukora ikiganiro live cya Ingabire Victoire, ngira ngo ni muri icyo gihe.
yego niko byagenze. Arafatwa arafungwa, ariko mu by'ukuri yabitubwiye, yavuze ngo sinshobora kubona itariki yo kuburana, ndi mu gihirahiro, sinavuze ngo wenda ndaburanye nk'abandi bivuye mu nzira, wenda ndatashye mbaye umwere cyangwa baranankatiye kubera icyaha iki n'iki. Mu by'ukuri ntabwo nzi aho ndi. Nanamubajije wenda ibi tubitangeho umucyo, nanamubajije ati se hari umuntu ugukubita, hari umuntu uguharasinga? Yatubwiye ngo iki Ange? yavuze ko uretse kuba nyine afite iyo frustration cyangwa se afite ubwo buryo mu mutwe we atameze neza kubera ko yibaza impamvu ataburana ku gihe, ubundi nta wundi muntu umurya n'urwara, ndetse akaba ameze neza. Biragaragara ko physically rwose atubwira ati mfite imbaraga, narabyakiriye, ndimo nyine ndareba uburyo igihe wenda kizagera nkaburana, ariko akavuga ati igihe kirashize kuko imyaka ibaye 2 n'igice. Hanyuma ikindi gisekeje mbere wenda yaho ngaho, yuko ugera ku kintu yose ikintu ugiye kuvuga bura kirasekeje simbizi. Yatubwiye ko afite aganira n'abandi mu cyumba abamo, ntabwo abamo mu cyumba abamo, abanamo na witwa Rashid, nawe waramwumvise ku ma social media cyane, nawe yangira ngo afunze azira ibintu bimwe bijyanye no gukorera ku mbuga nkoranyambaga, avuga ibintu. Ntabwo Rashid aburana icyaha cyo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi, cyane cyane akoresheje imiyoboro y'imbuga nkoranyambaga, kuko yakoraga kuri YouTube. Aracyaburana, ntabwo arakatirwa, bivuze ko akiri umwere. Uwo rero afunganywe na Sengimana Theoneste, wakoraga umubavu nyine twanasuye. Hanyuma akaba anafunganywe na Karasira Aimable. Iruhande rwabo hafungiye umugabo witwa Kazungu Denis. Kazungu abantu baramuzi ko yahamijwe icyaha ndetse akatirwa burundu kuba yaricaga cyane cyane abagore. Yisha abagera kuri 12, we yemeye mu rukiko, ndetse nyine ahanishwa burundu. Uyu Kazungu rero ngo amaze iminsi aza ku cyumba cya Bateo akababwira amagambo yo kubatuka, ariko Theo yatubwiye yuko babigejeje ku nzego z'ubuyobozi bwa gereza, ziramubuza, ku buryo noneho Theo ndetse tujya guhura ngo bahuye na Kazungu amubwira amagambo meza, amubwira ati rwose uzasuhuza umugore wawe, menya Kazungu nawe hari uburyo agenda abamo umuntu. Yego ni ibyo uvuze nibyo, ariko nizeye ko atari cyo gisekeje wari ugiye kutubwira mu kanya. Kuko cyo ntabwo gisekeje, cyo kirababaje. Kurikije Kazungu ubundi kumwumva, Karasira yavuze mu rukiko ko arota arimo amwica kubera yuko aryama ahantu akoza umutwe ku rukuta rumwe n'urwo Kazungu araramo. Rero urumva kuba ari umuntu abantu benshi baramutinya Kazungu, noneho kumva umuntu aje mutatonganye, nta kindi kintu mwavuganye, akarara agukomangira gutuka, urumva arabatuka, akabatuka ku babyeyi, akabatuka ibintu biremereye. Ngira ngo Theo yabitubwiye, ariko twe ntabwo twabisubiramo. Ni ikinyabupfura gikeya, harimo amagambo y'ikinyabupfura gikeya cyane. Ariko Theo we aravuga ati cye ibintu byatangiye kuntera urwikekwe, uburyo atutuka, uburyo duharasinga, ati natangiye kubonamwo urwikekwe, ariko turabivuga, tubibwira ubuyobozi bwa gereza, buramwihanangiriza ngo n'uyu munsi ngo igihe mwazaga bamaze kumenyesha ko ndi busurwe, ati ubuyobozi bwamusubiyeho bujya nanone kumwihanangiriza. Ange bivuze nyine ko urumva hariya muri gereza, nubwo ari muri gereza ariko harimo inzego. Ikiza nuko Kazungu nyine nawe yumvise, noneho akabasha no kuvugana na Theo amubwira ati rwose usuhuza umugore, tubasuhuze, ati ndizera yuko bakomeye. Hanyuma rero uwo ni Theo umubavu twaje kumuvaho, nyuma tuza kubonana na mugenzi we Nkundineza. Tukiri kuri Theo umubavu, hari ikintu
yavuze rwose ko ni umunyamakuru yafunzwe azira umwuga w'itangazamakuru afite ikarita y'itangazamakuru ariko nta rwego rumutabara mu nzego z'itangazamakuru. Ariko iriya nzego dufite urwego rw'abanyamakuru bigenzura, ubundi rwajyaga rugira ikintu rukora, dufite inzego amashyirahamwe y'abanyamakuru. Rwose avuga ko nta muntu umugeraho, nta muntu umwitayeho, nta muntu umuvugira, kandi rwose aragowe, arababaye, akeneye gushaka umuryango we. Urabizi ko afungwa umugore we yaratwite hafi kubyara, ni ukuvuga ngo umwana we agize imyaka 2 n'igice, ntabwo ashobora, urumva ko ntabwo ashobora kumubona, ntabwo bari kumwe. Arababaye Theo, uko byamera kose arababaye, yabitubwiye. Arababaye birumvikana kuko kumara imyaka 2 n'igice ufunzwe, abandi baje nyuma yawe, urumva nko Kazungu yaraburanye arakatirwa, n'abandi baje nyuma ye, hari abagiye baburana, hari imanza zagiye zicibwa vuba zirihutishwa. Ngira ngo nyine n'ikibazo urwego rw'ubutabera rwagiye rugaragaza ko hari imanza z'ibirarane zimara igihe. Twavuga rero twebwe ijwi ryacu abo ribasha kugeraho babyumve ko ari umuntu umaze imyaka 2 n'igice w'umunyamakuru mugenzi wacu, baba ari inzego z'itangazamakuru ndetse na societe civile ishinzwe uburenganzira bw'abantu n'ubw'abanyamakuru. Si Theo gusa, wabona harimo n'abandi, nuko wenda twumvise ibya Theo, n'abo bandi bakeneye ubutabera bwihuse. Hari burya principe ivuga ko ubutabera butinze burya ari ubutabera nyine nta butabera buba burimo kuko buba butatanzwe. Twaje kumenya ko iyo principe ubundi itanabaho mu mategeko, ngo kuko barakubaza ngo wihuta, ngo kwihuta ni ugereranije ni iki, cyangwa gutinda ugereranije ni iki. So iyo principe ngo umuntu wabivuze gutyo gusa, ngo ubundi ntabwo ari principe y'amategeko. Ako kantu tuzakagarukaho mu biganiro byacu dusobanurira abantu ko batagomba kumva ko niba ubutabera butinze buba bupfuye. Bushobora gutinda hari izindi mpamvu. Wibuke ko kame munagiye mu ishuri ry'amategeko, niyo mpamvu ngerageza ko abantu bajye banasobanukirwa icyo amategeko mu by'ukuri avuga, atari amarangamutima y'abantu. Nese nk'umunyamategeko urumva biri normal kuba umuntu yamara imyaka 2 n'igice cyangwa 3 ategereje kura? Ntabwo biri normal, kubera ko we bisa nkaho, nkurikije ukuntu abivuga, na procedure cyangwa urugendo rw'uburyo bisa nkaho rwapfuye. Twagerageje gushaka umunyamategeko ndetse ngo tubimubazeho, umunyamategeko wa Theo, ariko malheureusement dusanga umunyamategeko we ntabwo bakiri gukorana cyangwa ntabwo bumvikanye. Ngewe ku giti cyanjye navuganye na madamu wa Theo nshaka kumubaza umunyamategeko wo kugira ngo mubaze uko abitekereza, ambwira ko nta munyamategeko afite. Yarafite umunyamategeko witwa Gashabana, abantu baramuzi, Maître Gashabana Gatera, ego, ariko bashobora kuba batarumvikanye cyangwa izindi mpamvu tutazi. Hanyuma Theo mbese baratandukana, nuvuga ngo Theo afite ikibazo cy'uko adafite umunyamategeko kugeza ubu ngubu. Okay, ubwo rero ijwi ryacu twizere ko aho rikwiye kugera ryahageze. Reka tujye kuri Nkundineza Jean Paul. Jean Paul nawe amaze amezi 7 afunzwe, yahamijwe icyaha kijyanye no gutukana mu ruhame ndetse n'icyaha kijyanye no gutoteza uwatanze umutangabuhamya. Ngira ngo iyo kese abantu benshi barayibuka. Jean Paul umubonye wabyakiriye gutamubonye? Jean Paul nta muntu utamuzi, icyo nicyo cya mbere nakubwira. afite nabajije umuntu ngo ndashaka umuntu witwa Nkundineza Jean Paul, barambwira ngo ikimukubwira ngo araba yambaye amarinete ngo gutya ngo afite ngo akantu k'umukara gutya ngo uramubona. So Jean Paul nta muntu utamuzi hariya, ni umuntu uhorana morale numiwe, abantu bose baramuzi. Ikigaragara cyo agerageza kubana n'abantu bose, no kuvuga ngo umuntu wese baravugana, buri wese baraziranye, ariko no hanze urabizi ko ariko yarameze. Jean Paul abundi abantu bamwita umusirimu. Jean Paul yita umunyamujyi nawe, usanga agerageza kuba arakeye. Ikindi ni wa wundi useka, ni wa wundi uganira, hanyuma nyine yambaye ayo marinete, afite morale. Mbere njya kumusura nabonaga ahangayitse cyane, ariko ugiye kureba nkurikije ibyo twaganiriye nyine hari uburyo kese yamaze kuyakira, umva amazemo amezi agera kuri 7. Hanyuma nawe hari ibyo yatubwiye rero. Yego, Jean Paul twaganiriye, nawe uzi ko atarazi n'ibyaha byamuhamye
kuko we yari azi ibyaha yashinjwe kubera ko yagiye kuburana, ariko ibyaha mu by'ukuri byamuhamye, ngira ngo ndabizi wumvise ko yabikubajije umusobanurira uko wabisomye, nubwo utari ufite irangiza rubanza ariko mu by'ukuri wamubwiye uko wabisomye. Ariko Jean Paul Manage agira morale uriya mwana nakuriya mugabo, kubera ko we bajya umunsi wo gusoma, we yakomeje gutegereza ngo ko batarampamagara ngo nsohoke, ko batarampamagara ngo nsohoke, ngo byageze nijoro aho ayumva noneho umutwe uramenetse, abonye batamuhamagara avuga bigombe kuba byarangiye, kuko nta muntu wari uhari ngo ahita amuheza amakuru y'uko bamukatiye. So we yari yicaye afite icyizere cy'uko agiye gutaha. Yari afite icyizere ko agiye gutaha. Ubushinjacyaha bwari bwamusabiye gukatirwa imyaka 10 y'igifungo, hanyuma urukiko ruza kwiherera rusanga akwiye gukatirwa imyaka 3 y'igifungo ndetse n'ihazabu ya $1,100,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Gusa Jean Paul afite igihe cyo kujuririra urundi rukiko kuko yakatiwe n'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge, bivuze ko ashobora kujurira mu rukiko rwisumbuye. Jean Paul aburana ahakana ibyaha aregwa. Ubwo ni ukuzategereza nyine mu mizi uko azaburana. Hari ikindi ushaka kuvuga kuri Jean Paul? Hari akantu yakomojeho, afite abantu bumvishe Jean Paul urubanza rwe bahita batekereza Jolly Mutesi, Miss Jolly Mutesi, ariko Jean Paul usa nkaho abantu bari hanze banabyumve, asa nkaho adafite umutwaro kuri Jolly. Nkurikije uburyo twavuganye, urumva ngenda nifite amatsiko yo kumenya uko atekereza, ntabwo afite umutwaro kuri Jolly, wumva nta naba amufitiye, nta nabi amufitiye, ahubwo aranibaza niba koko ari Jolly umurega, kubera ko yambwiye mu magambo yambwiye ngo ngewe bampamagaje ku itariki 14, bamfunga ku itariki 16, Jolly ikirego gitanze ku itariki 19. Ikirego cyatanzwe nyuma y'uko Jean Paul afungwa. Nako kantu yambwiye byatumye nanibaza ibintu byinshi. Urumva we akurikira dosiye yiwe, urumva abakeneye abafite amakuru menshi kuri dosiye ye arayikurikira, ariko yabimbwiye gutya, aravuga ati rero Jolly ati rwose ngewe namuruhutseho, ariko ndatekereza ko harimo ikindi, ariko mfite amahirwe yo kujurira, mfite amahirwe yo kuba ubutabera bwakongera gusuzuma neza ikibazo cyanjye bakaba banandekura, ntabwo losing hope, aracyafite ibyiringiro. Aracyafite ibyiringiro, ni ugutegereza tukareba icyo urukiko mu bujurire ruzanzura. Hanyuma ikindi yongeyeho guhamagara inzego zitangazamakuru ngo mwaradutaye, nimwe mwakabaye mudukurikirana kuva ku munsi wa mbere kugera ku banyuma. Jean Paul ari ku rwego rwo kuba anarwana no gushaka amafaranga yo kwishyura umwavoka we, nubwo yambwiye ko Legal Aid Forum RAF yamuhaye umwavoka, ariko yambwiye ko yabonaga bidahagije, bisaba ko ashaka undi mwavoka. Mu by'ukuri ararwana no kwishyura umwavoka, afite inzego z'abanyamakuru zakabaye zinamufasha muri ibi bintu kwa ko birashoboka. So afitemo kwibaza ngo abanyamakuru bamwe twabanye solidarite barihe? Nta solidarite ihari. Abanyamakuru, inzego z'abanyamakuru, amashyirahamwe y'amakuru yavuga ati barihe ko batatutabariza? Abanyamakuru, abashinzwe abanyamakuru mu byumve ko bari abanyamakuru bagenzi bacu aho bafungiye barabakeneye ku nama, kuri support yare yose. By'umwihariko abashinzwe itangazamakuru bakwiye kugera kuri bari abantu bakareba niba bakoresha imbaraga bafite n'amahirwe bahabwa n'amategeko kugira ngo babe babavuganira, bakeneye ubutabera butangwe vuba ku gihe, hanyuma n'abandi kenera abavoka bashakire banumva ibindi bibazo byinshi bafite. Hanyuma ikindi nuko nabonye Jean Paul yageze ara kuri ziriya grillage abantu basuriraho, usanga hari n'abantu babaje gusura abantu baza kumusuhuza bavuga ati Jean Paul turamuzi, Jean Paul donc ubona ko Jean Paul hari sympathie cyangwa se ari uburyo abantu hari ababari baje gusura, ubona ko hari benshi bazi Jean Paul banaza kumusuhuza. Nayo wabibonye?
yego nabibonye Jean Paul nyine niko twabivuze urumva ego umuntu ugira morale umuntu ukunda kuganira akenshi niko bigenda abantu bo hanze benshi baramuzi bamupepeaga bamuhaga pole bamubwira komera so nabyo ntekereza ko binamufasha gusunika uburoko bimufasha gusunika uburoko buriya iyo umuntu anamubonye kuri yahaje hari n'igihe amubwira ati uyu mwana reka nanamugurira amata so hariya niyo mpamvu nyine twongera kuvuga ngo abantu basura abantu babo umuntu uzi urimo gutekereza wowe urimo kureba kino kiganiro nibuze umuntu ufunze yari inshuti yawe kuko ntabwo wasura abantu bose ariko umuntu wari inshuti yawe umuntu mwabanye mugereho ni uzaba umuhaye umuranze service nziza ngira ngo uzamufasha gusunika uburoko hanyuma nyine reka tuve kuri Nkundineza Jean Paul tukiri ngira ngo Jean Paul namubajije ngewe umunyamakuru witwa Focus uramwibuka ndayizera watangaga ibiganiro rimwe na rimwe kuri BBC Gahuza yafunzwe mu gihe gishize yagiye yakatiwe imyaka 10 ariko yafunzwe muri za 2018 gutyo 2019 akaba ari umunyamakuru nyine wari uzwi ariko bivugwa yuko yafatanywe ibintu byo guturitsa umujyi wa Kigali yakubwenga amakuru yemeza gute yaburanye bihakana nyine aza gukatirwa imyaka 10 okay nta kintu wenda kinini yashatse kubivugaho kuko namubajije gusa uko ameze nk'abantu bagomba kumenya amakuru avuga ko ari aho urumva hari umuntu ukeneye kumenya ngo ariko abanyamakuru ni wenda ni Jean Paul gusa hoya mu byukuri hari umwanya mutoya byari binagoye kubona umuntu ariko kabe mutwabajije kwabazaga abantu bahari mwebwe mu bahariya mubona wenda Focus muramubona ameze gute so Jean Paul yatubwiye ko Focus ari aho ko nawe cyakoze ari mu bantu bakeneye gusurwa no kuvuga ngo abantu bazi Focus abantu mwakoranye abantu b'abanyamakuru erega buriya kuba umunyamakuru kuba uba muri sector imwe n'umuntu sinangombwa kuba umuzi direct ushobora kumusura mu by'ukuri utamuza ati ndi umunyamakuru mugenzi wawe mu rwego rwo kuvuga ngo of course nibora nakoze ibyaha wabihanirwa ariko ntabwo ukwiye mbese guhabwa n'amahirwe yo kubaho so umusuye rero ukamugurira ayo mata hariya ukamuha morale akasunika uburoko bizamufasha no kuzasohoka afite umutima ukeye ukamwumva reka rero tuve kuri Jean Paul Nkundineza gusa niwe watumenyesheje ko hari mugenzi wacu nanone ufunzwe witwa Jean Gilles Mazuru abantu baramuzi GGM nawe yatubwiye ibye Jean Gilles Mazuru yakatiwe imyaka 10 y'igifungo ariko arimo aragerageza kujurira yego Jean Gilles Mazuru afite by'umwihariko disingewe yari n'inshuti yanjye buriya nako ni inshuti yanjye buriya se byararangiye kubera ko ari hariya hoya Jean Gilles Mazuru ni inshuti yanjye ni umunyamakuru ariko ni n'umunyamakuru nawe w'umunyarwenya umunyamakuru wamenyekanye ko abanyamakuru bavuga igifaransa cyane hano mu Rwanda mu gihe igifaransa kitari kinahari cyane we besazwiho igifaransa niyo bavuze ngo umunyamakuru w'igifaransa nyine wanabivuze kwanza n'ibiganiro mwagiranaga nabonaga mubivugana mu gifaransa afite ndabikunda kuvugana nawe mu gifaransa ndabikunda kubera ko anyungura amagambo buriya anashobora kumbwira n'amakosa nk'icumi nkozemo mu isegondi yo yatari hariya aho twavugaga ariko igifaransa kiramworohera cyane kukivuga ngira ngo kurusha ikinyarwanda so aya n'amagambo abakomeye nk'ibintu namubazaga ibyo ashinjwa numvaga ashaka kuba yabimbwira mu gifaransa ko rimwe na rimwe kubera ururimi rwacu rw'ikinyarwanda hari amagambo ateye isoni mu kinyarwanda ariko wavuga mu gifaransa ukumva biravugitse so rero nibyo Jean Gilles Mazuru ni nk'amahirwe kubera ko gusura Jean Paul byatumye tumenya ahantu ari abanyamakuru bamaze iminsi bansaba nimero yiwe abari bazi ko ndi inshuti ye ariko tukayibura tukamubura okay tukabyihorera so rero yambwiye ngo ngiyewe ahubwo ati mfite umuntu na yavuze ngo yaramucumbikiye witwa GGM ntabwo ibyo bintu bishoboka ngo ari hano ngo akati imyaka 10 no gute se bishoboka gute none se nashobora kumubona ati wenda reka ngende ndebe ko namubona hanyuma aze abagusuhuze ndamugane by'umwihariko ni inshuti yanjye rwose niba bishoboka ngende nawe musuhuje kubera ko ntabwo navuga ngo ejo ntabwo nzagaruka kandi nari nkeneye mu by'ukuri kumureba nkanumva mu by'ukuri ikintu azira umunyamakuru ni gute afungwa buriya GGM yasigaye akora mu kinyamakuru igihe mu ishami ry'igifaransa nta nkuru nimwe nta na rimwe bigeze bavuga ko umunyamakuru adahari afunze yabuze se
abanyamakuru twahambazaga nimero yiwe ukayibura, ukayihamagara se ukayibura, ariko nta muntu n'umwe wigeze avuga ngo hari umunyamakuru ufunzwe. Buriya njyewe nemera ko umunyamakuru ni umunyarwanda nk'abandi, dushobora gukosa. Ngira ngo kare twiye tuvugana ngo uwagushakaho ikosa uko umeze kose, waravutse ushobora kugenda, ushobora guhumeka, byanze bikunze ashobora kukubonaho ikosa. So twese rero dushobora kuba twakora amakosa atandukanye ku kigero runaka, ugakora ibyaha ku rwego runaka, ukagira ibyaha byawe bakabona ko bikabije bakagufunga, ariko mu by'ukuri umunyamakuru ahantu ari nawe ni umuntu nk'abandi. Ariko umunyamakuru nanone si umuntu, kubera ko ushobora no gukora ibyaha ukabikoreshwa n'umwuga. Icyo gihe rero ntabwo umunyamakuru ni umuntu, ahubwo ni umuntu ushobora gukosa kubera akenshi umwuga wacu uburyo uteye. Yego, ushobora gukosa kubera umwuga uko uteye. Wenda hari igihe biba bitandukanye, nanone biterwa na discipline yawe wowe wifitiyemo. Wibuke ko Jean Jules Mazuru mu gihe twavuganaga nawe, njyewe buriya namubajije niba ibyaha ashinjwa abyemera, yambwiye ngo yego, mburana nemera ibyaha. Urumva ko ni umuntu uburana yemera icyaha. Urabizi ko iyo umuntu aburana yemera icyaha, habaye n'amahirwe y'uko ari kuregreta, arimo kwicuza, afite homor. Bitandukanye na wa muntu wicara akumva ko ntacyo bimbwiye njyewe, kurya uburoko ntacyo bimbwiye. So umuntu yemera, namureba ukuntu twavuganye, nabibonaga ko ababaye ku maso. Deja yambonye amarira amuzenga mu maso, nakwiye ko ari inshuti yanjye, turaziranye kuva igihe kinini, yabibonye. Nanjye numvise mbabaye, ariko ndavuga okay, reka nihangane, byivuze mukomeze nk'umuntu uri hanze, kame mukwiye kumuha morale. Ariko niba yambwiye ko yemera icyaha, nkabona amarira amuzenga mu maso, afite agahinda nawe. Agahinda aragafite. Hanyuma tugiye ku cyaha aregwa icyaha kijyanye na viole cyangwa se gusambanya umukobwa. Ni ugusambanya umwana, kubera ko bavuga ko ataragejeje imyaka y'ubukure. Nkurikije uko nabyumvise, murumva ko ntabwo twasomye dosiye, ntabwo twasomye irangiza rubanza uko yagenze, ariko turaza kuri bashakira tuzaribabwire mu biganiro byacu bikurikira. Ariko aregwa gusambanya umwana, child defilement, ntabwo ari viole. Niko icyaha cyitwa. Yego, we avuga yuko bashobora kuba baramugambaniye, baramupangiye uko babivuga, ariko akavuga yuko yemera icyo cyaha, kandi akaba yiteguye nyine kujurira kugira ngo abashe kuba wenda yagabanyirizwa igihano cyangwa se anakigirweho umwere. Hanyuma ikindi, Louise yagutumye ibitabo. Yo mana we mbese ariko birumvikana niba umuntu ashobora kuba azi indimi. Burya abantu bazi indimi akenshi binajyana nuko bakunda gusoma. Iyo ukunda gusoma rwose biragufasha kumenya indimi. Rero iyo unazimenye no gukomeza gukunda gusoma. Jean Jules Mazuru akunda gusoma, ni umuntu w'ibitabo. Nzanajya kubishaka ku Kirezi ibitabo yansabye. Buriya yampaye nimero ya mushikiwe, nzamuhamagara mbimushyire, bidatinze cyane nzabimushyira, kubera ko nibyo bintu bizamufasha gusunikwa uburoko. So tukiri wenda ngarutse gatoya ku kintu cyo kuvuga ngo baramupangiye ku kirego. Yego, ku kirego avuga ngo baramupangiye, ukuntu ngo ubundi icyo mu minota mikeya nabimubajije, yambwiye ko rwose yagize irari, akasanga umukobwa ababicuruza, niko yabimbwiye mu magambo yiwe. Mu by'ukuri sinzi ukuri kwabyo 100% ko ariko niwe wabimbwiye, cyangwa niko wenda yisobanura avuga mu rukiko. Hanyuma uwo mukobwa amubwira, bumvikana kumwishyura, amujyana mu lodge. Bageze mu lodge, mu lodge mu Kinyarwanda ni iki? Ubundi si lodge buriya. Yego, bageze mu lodge nibwo abantu bamugwagaho gitumo. Urumva yafashwe en flagrant délit, niko babyita, mu cyuho. Urumva yahise yemera ibyaha, yanga kurashya imigeri. Ngira ngo uwo mukobwa ndetse bivuga ko afite imyaka 15. Ange, uwo mukobwa afite imyaka 15. Ntabwo tubitindaho, gusa icyaha nyine nuko nguko cyakozwe. Madame Louise Uwizeyimana, ndabona turimo tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Wenda hari irindi jambo ushobora kurenzaho ukurikije ibyo wumva tutavuze mu byo twabonye kuva twagenda hariya kuri gereza, kuva kugera igihe twaviriyeyo?
iyo ugeze hariya hantu hari ibintu byinshi uba ukanuye amaso ukamunana amaso uba wafunguye amaso ngo urebe ibintu byose birimo kuba nararonganyije amaso mbonye umuntu witwa Moses Motion, uramuzi? Yego, ni wa musore uheruka nawe gufungwa kubera ngira ngo ibintu by'urukozasoni yashyize ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi baramuzi ko ari umuntu wahangaga imideri, umenya n'ubu ngubu akibikora. Rero wamubonye nyine yari yaje gusura Honorable Depite Bamporiki, nkurikije ko ari we nabonye baganira umwanya munini. Yego, ntabwo nzi niba ari we mu by'ukuri yaje gusura direct, ariko koko baganiriye umwanya munini cyane. Byatumye kwanza nanasohoza Bamporiki. Bamporiki ni umugabo Edouard, afite morale, arasa neza nyine, urumva nk'umuntu wabaye ministre, ntabwo ariyubashye, uramureba ukabona ko ariyubashye, afite discipline. Umusirivera amubwira ati busubiye inyuma agahita byubaha, wabibonye? Yamubwiye ngo usubira inyuma, umusirivera rwose atarabyubaha direct, ahita ajyaho amweretse, ubundi aza kongera kugaruka kuvugana na Motion. Wabonaga ko bavuganya mu mwanya munini kandi bavugana ibintu byabo, ariko ubona ko ari ibintu biri seriye, ntabwo wabimenya. Ngero nagize n'amahirwe yo kumusuhuza. Uyu musuhuje njye ndibaza ko atananzi, ariko iyo umusuhuje akubwira neza. Bamporiki rwose akubwira neza, agusubiza akubwira neza, akubashye. Icyo ntagishimye. Ni ndumva rero twagana ku musozo w'ikiganiro cyacu, tukaba twashimira mwebwe mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro. Mukore like, mukore share, hanyuma abatarakora subscribe mujye hariya mukore subscribe, kandi munakande akazogera. Ibiganiro nibiza mujye muhita mubibona. Ikindi nyine munatange ibitekerezo ku byo twababwiye. Se mwebwe abagerageje kujya gusura iriya gororero rya Mageragere, mwabonye ibintu byose biri perfect, cyangwa se binyuze mu nzira ya nyayo, nta cyakosoka, kugira ngo wenda basura abantu babo biborohere, cyangwa se mubona ko ari kuri byagenda bitewe n'uko abantu baba bahasuye baba ari benshi. Ibyo byose turabikeneye. Ese ubuzima bw'abanyamakuru, ubuzima bw'abantu banyu bafungiye, hari icyo mwabitangaho ibitekerezo, kuko tuzi neza ko tuba tubwira abantu batandukanye, haba ari mwebwe mutwumva, harimo n'abandi bashobora gufata ibyemezo. Madamu Louise Uwizeyimana, nagushimira cyane. Mwakoze cyane Ange. Mwakoze rero, ibiganiro byiza, naho ubutaha.